yanirize ukuntu mbona ubuzima I Kigali muri ku kwezi n'ibyumweru bingahe mamaze, niba ari wa muntu ubabazwa n'utuntu n'utundi udakunda kumva ukuri scroll, it's not for you buddy. Abankunda abanyanga bo n'abafana, ariko cyane cyane abankunda. So hano mamaze kwa ukwezi n'ibyumweru bibiri gutyo. Hano hari ikintu ndimo kubona, yes, yego abantu barakererwa, ntago bariza gahunda, ibyo ngibyo ntago ndimo kubyumva, birakabije. Ntago meze ngo ni iminota, ni amasaha. Banakubwire bati wapi ino Singapore ya Afrika rwose sinzi ukuntu tuzayubaka abantu batumva ko gahunda ni gahunda. Cyakabije hari ikintu nakwita nk'umuco, ijambo ndimo kumva ni nko kubeshya nyine, kutaba serious kandi bikaba biri normalized. Hari avanga abantu barahabutse. Why? Hagati ya Canada no kujya mu Buyapani, cyane cyane Abayapani, Umuyapani ntago ajya kubwira ikintu kabisa ngo yisubiremo. Kandi ntumbwe ngo nuko cy'Abanyarwanda tumeze. I don't think so. Abantu birimo kuba ngo mbyumva, abantu biva ni he, biteye ubwoba ku buryo nawe bigeze kabisa. Ubona bavuga ati ese ni ngombwa yuko unamenya n'abantu, ngombwa yuko unamenya n'abantu. And so ako kantu wenda mwasobanuriye umuntu akabyumva. Kigali ndimo kubona muri kino gihe itandukanye na Kigali namenye hashize imyaka 5 ntabeshya. Sinzi hari akantu ka mentality mindset, sinzi niba abantu benshi bari busy for one reason, cyangwa niba ari economy, ubukungu bw'igihugu butuma hari ibintu byinshi ntarimo kubona neza. Ahubwo ndimo kumva abantu hano muri rusange, nubwo yes muri rusange nyine usanga ibintu bari relaxed. I think abantu barimo kuba more westernized kurusha hariya iwacu. Ndimo kuvuga muri Canada kuko ari mvuga iwacu umuntu avuga se banyu ntishima, baravuga ni hariya muri Canada cyangwa ni hano. Ariko hano bamaze imyaka 28. Sinzi rero ndimo kubabwira munabyumva, ariko nagira ngo mbiganire gutya. Sinzi niba nabivuze neza, niba nabisobanuye neza. Namwe mumbwire icyo mubitekereza.